Bite sheri. Shari mezere. Sigiye warazanye amabuno. Shana. Ahantu wabaga ni hehe? Bana bakigali. Kuburyo wazana amabuno nayangaye. Baba bega ibuno. Pese nk'umuntu rero tukanye uraje kunguraga. Ndagusohokana bari. Ndagusohokana ahubwo mubonye mukeneye. Tugende harari bare yitwa Cyohoha. Tugende musohokane we. Tugende. None se sheri hano urahabona ndabona neza nari binano yego cyane sheri hano niho nza kwiyakira nimugoroba numva afite stress hano nyine niho ahubwo sheri urumva ushaka kaye gafaka cyane nyine mu buzima busanzwe ndakwimara kwina ko seriveri Okay. Karibu. Yes. Wazanire ki? cyane wande Ye ni koka. Umva sheri njye nakujyana hariho hose hirya hano nagutiyemo hano muri bare Cyohoha. shashiri hano hantu ni heza umva ahubwo wowe ujye wari uhansohoka sibishe Umusaza umva ariko Kigali bari bimeze bite wa Kigali ni neza ntare nari ngukumva icyakora byaje ku buryo umuntu yasubira hano hafi hari bare Cyohoha urumva umuntu yasamara yakano wangu ni bane ikintu uzanye urumva bapfusha ubusa hano ndo bafite inote ya kibiri ufite bibiri byose umva mwana nanjye sinabura ndabara bitakana wowe nanjye sinabura na rimwe ubwo rero ni ukuvuga ngo tugiye kugenda tuhatwikashye hari abana nshuti yanjye ubwo rero twagiye wagiye umva mwana ishi yo ibara mwana urabona iyo tuzo hafi muri kaburimbo ahantu ni sawa mwana ibara bayita Cyohoha ujya wumva Cyohoha ndetse amafi ibintu byose bazwi hano hano harasobanutse amarangi sikariye to ubugeni nk'umusitari wagera hari urode iyo ugeze ahangaha urabona ukuntu haba hameze noneho utangira kugutegeka ntiyakirira hano ntiyakirira hariya reka tugane mu rundi ruhande uri kumwe na sheshatu turi mu duko burya nawe utatangira uri kumwe na sheri wawe amanika arasobanutse ko umusheri kabisa amakuru yawe umva wawe umva nta n'ahandi tukigiye natwe tugiye gusa twicara
Kano yabonye. Makuru yawe. Meze neza. Ngundera. Karim. Baba ntaho wagenda tugasangira. None se niko tutawakorera hano wa uri mushya bamubwira ngata ahantu maze igihe kirekire maza muri bare cyoha ntabona umukobwa ntawe kabisa uri mushya pe niko so uri mudo mamoni wa Firimine no ariko wa ndajya hano igihe cyose dusangira urabiyemereye fata kukari some kari umva mwana ariko se ko nta kintu muri kuvuga mwebwe ntabwo Firimine ibyo bintu nijya ugombaga kubanza kubikorera umva mwana ntabwo ibyo nabyemera kari siya bakwishimiye rero ariko urabendesha Firimine wamubonye se nawe umva shayishi umwana simba bwa mbere utembera ahantu nk'aho cyoho irakatiye abantu bose barebeye muri ino karitsiye aho ari buri kimwe ibintu ahantu harakora ese Firimine ariko mwana shayishi ngo kazina wamubonye kabisa aho itekereze neza arakumva ahantu hose kuva n'abayuganda bagane ariko nta kintu uri kubivugaho ararenga bageho narebera kumva burundu kuva nava Dubai kabisa ubwami mbonye cy'ikindi umva nkubwira aho byo ntibyemewe wa icyuki oya itegereze urebe wangu birakaze azanga ibintu bimeze neza uyu mukobwa ararenze wasohoka nyangaje kunyereka abakobwa barenze uko ameze gusa wanze nyangaje ngo aho kureba njyewe uri kureba uno mukobwa onda wamuga uko ameze gusa umushere wanjye urabijyamo shaho byihorere Firimine muratubihije wowe n'uriya mushere wawe uriya ni keza ba ikintu cy'imbabazi rero ni uko agusutseho n'icyo kunywa urumva kandi urumva na Karine ntaho mwahurira mwana witonde ntazakumena icyaha reka mubwire Firimine uzabwira mushere wawe agerageze kureba uzamushere urabona rero hano habereye ibintu bidasanzwe wanyu urabona nyine uriya mushyikiriza ngo ntabwo bimeze ariko rero njyewe mwana nawe turi kumwe sibyo nizere ko twashaka undi munsi twongere tubonane ariko kugira ngo tubipange neza reka amakaramu kawe noneho uzavuga nagaruka zeru karindwi iminani itatu inani n'icyenda sawa urakoze